Bahaye ikaze kuri RW Motivation. Uyu munsi turaganira ku buzima. Ubuzima ni ingenzi, by'umwihariko ubuzima bwiza. Ibitabo bitandukanye dusoma ndetse ibyo natwe ubwacu tuzi neza ni uko ibyo twaharanira byose, byaba ubutunzi cyangwa icyubahiro, iyo bisanze nyiri ukubiharanira adafite ubuzima bwiza, usanga nabyo ari imfabusa. Hasuye urubuga Mayo Clinic tuhasoma ubwoko bwa mbere bwa diyabete cyangwa type 1 diabetes, ari nayo tugiye kuganiraho uyu mwanya. Iyi ndwara kandi uzasanga yitwa insulin dependent diabetes, kuko ahanini ibaho igihe urwagashya ari rwo rushinzwe kuvubura insulin rutakiyikora cyangwa se ari nke. Ushobora kwibaza uti insuline ni iki? Insuline ni hormone cyangwa se umusemburo umubiri ukoresha kugira ngo isukari cyangwa se glucose ibashe kwinjira mu ma cells kugira ngo itange imbaraga mu mubiri. Nubwo byagaragaye ko ubu bwoko bwa mbere bwa diyabete cyangwa se type 1 diabetes bukunze kuboneka mu bwana ndetse no mu bugimbi, bushobora kuboneka no ku bantu bakuru. Nk'uko tubikesha uru rubuga Mayo Clinic, impamvu zitandukanye zirimo amagene cyangwa se genetics ndetse na virusi zimwe na zimwe zishobora gutera ubu bwoko bwa mbere bwa diyabete. Nubwo hakozwe ubushakashatsi bwinshi, ubu burwayi ntiburabonerwa umuti wihariye. Niyo mpamvu uwabonetsweho n'ubu burwayi afashwa kugira ngo haringanizwe ingano y'isukari mu maraso hifashishijwe insulin, ibyo kurya runaka ndetse n'imibereho cyangwa se lifestyle ifasha kugira ngo iyi ndwara itarembya uyirwaye. Ntabwo hazwi icyihariye gishobora gutera ubu bwoko bwa mbere bwa diyabete. Ubusanzwe ubwirinzi bw'umubiri aribwo bushinzwe kurwanya udukoko ndetse na virusi bishobora kwibasira umubiri, nibwo busenya amaserire ashinzwe kurema insuline mu rwagashya. Ushobora kwibaza uti insuline zibura umuntu akagira ingorane zo kurwara ubu burwayi, umumaro wazo ni uwuhe? Ubusanzwe urwagashya rwohereza insuline mu nzira z'amaraso cyangwa se mu miyoboro y'amaraso. Insuline zikajya ahatandukanye mu mubiri zigatuma isukari yinjira mu maserire. Insuline zikaringaniza ingano y'isukari mu miyoboro y'amaraso. Uko ingano y'isukari igabanuka ni nako urwagashya rugabanya insuline rwohereza mu miyoboro y'amaraso. Ushobora nanone kwibaza kuri iyi sukari turi kuvuga. Ni isukari ya glucose umubiri ukenera kugira ngo ubashe kubona imbaraga. Iyi sukari ya glucose ituruka ahantu habiri h'ingenzi. Ahambere ni mu byo kurya, aha kabiri ni mu mwijima, aho umwijima uba warabitse isukari yasagutse mu buryo bwa glucogene. Iyi sukari igera mu nzira z'amaraso ikinjira mu maserire ibifashijwemo na insuline. Umwijima ubika isukari ya glucose mu buryo bwa glycogen, by'umwihariko igihe isukari yabaye nyinshi. Igihe ingano y'isukari ibaye nkeya cyangwa se igabanutse, wenda bitewe n'uko wariye ibyo kurya bitayifite, nibwo umwijima wongera guhindura ya glycogen muri glucose, umubiri ukayikoresha. Uyu murimo w'umwijima wo kubika iyi sukari igihe yabaye nyinshi no kuyigarura igihe yabaye nkeya mu mubiri, bituma urugero rw'isukari mu mubiri rusa n'ururinganiye, bigatuma itaba nyinshi cyane cyangwa ngo ibe nkeya cyane, nabyo biteza ikibazo. Rero muri ubu bwoko bwa mbere bwa diyabete cyangwa type 1 diabetes, nta insuline ziba zihari zafasha glucose kwinjira mu ma cells. Kubera iyo mpamvu isukari yirundanya cyane mu nzira z'amaraso, ibi bikaba byatera ibibazo ku wahuye nabyo.
Dore bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu afite ubu burwayi bwa mbere bwa diyabete cyangwa type 1 diabetes. Ikimenyetso cya mbere ni ukugira inyota nyinshi. Umuntu akumva afite inyota cyane biruta ibisanzwe. Ikimenyetso cya kabiri ni ukwihagarika cyane, aho umuntu yihagarika cyane kandi ahanini abigenzuye neza bitari guterwa n'ibyo kunywa byinshi yanyoye. Ikimenyetso cya gatatu ni ugusoba ku buriri k'umwana utajyaga asoba ku buriri, nta kindi kibazo cyihariye yagize. Ikimenyetso cya kane ni ugusonza bikabije, kumva ufite inzara nyinshi cyane kandi unagenzuye neza nta gihe kinini giciyeho umaze kurya, cyangwa se nta n'ibikorwa bisaba imbaraga nyinshi wakoze ku buryo byatuma usonza bene ako kageni. Ikindi cya gatanu ni ugutakaza ibiro cyane utabigizemo uruhare, utakoze imyitozo myinshi cyangwa ngo ufate amarejime agufasha kugabanya ibiro. Icya gatandatu, kumva ufite intege nke kandi unaniwe cyane, by'umwihariko nta mirimo wakoze yaguciye intege. Icya karindwi, kureba ibikezikezi. Ibi ni bimwe mu bimenyetso tuvuze nk'uko tubikesha urubuga Mayo Clinic, ariko hashobora kuba hari n'ibindi bitandukanye. Ibi ni ibimenyetso birindwi tuvuze bishobora kukwereka ko wowe cyangwa undi ufite ibi bimenyetso afite iki kibazo cy'ubwoko bwa mbere bwa diyabete. Niyo mpamvu kugira ingano y'isukari ikwiriye mu mubiri bigabanya ibyago byo kurwara n'izindi ndwara zitandukanye, kuko umuntu warembejwe na diyabete byoroha ko afatwa n'izindi ndwara zitandukanye. Dore zimwe mu ndwara byoroha ko zifata umuntu warembejwe na diyabete. Uyu muntu ashobora kurwara umutima. Uyu muntu kandi ashobora kwangirika imiyoboro y'amaraso. Ashobora nanone kwangirika impyiko cyangwa se akarwara impyiko. Uyu muntu nanone yangirika amaso, kuko twabonye ko kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu afite ubu bwoko bwa mbere bwa diyabete harimo no kureba ibikezikezi. Murabyumva neza ko amaso aba yagize ikibazo. Uyu muntu nanone indwara z'uruhu zishobora kumufata byoroshye. Murabyumva neza ko umuntu wahuye n'iki kibazo cyo kurwara diyabete aba afite ingorane zitandukanye. Ni aha dusoreje ikiganiro twari twabateguriye. Nk'uko twababwiye, twabisomye ku rubuga Mayo Clinic. Ubwo uwashaka kugira byinshi asobanukirwa yasura urwo rubuga Mayo Clinic agasoma byinshi kuri ubu bwoko bwa mbere bwa diyabete cyangwa se type 1 diabetes. Ibindi mugira amahoro y'Imana.